ababyeyi nk'abo ngabo cyangwa se abamama nk'abo bagitekereza yuko badashaka ubunebwe ahubwo bashaka gutekereza cyane no gukora, wababwira iki kugira ngo nabo bajye muri uwo mujyi? Yewe uyu munsi ntaho guhungira, reka mbivuge gutyo, ntaho guhungira kubera yuko AI iri ahangaha kugira ngo ni igikoresho kugira ngo kibashe kudufasha mu kugira ngo habashe gufatwa ibyemezo mu gihe cya vuba, mu gihe cyihuse, kandi ibyemezo bifite ikintu cya artificial intelligence. Nk'uko bikomojeho rero, iyo urebye mu nzego zose, mu bantu bari kuzana izi AI, iyo urebye mu biganiro byose, usanga rimwe na rimwe cyangwa inshuro nyinshi umugore, urubyiruko ntabwo bari kwibonamo cyane, ntabwo uri kubasangamo cyane mu buryo bukwiriye. Kandi iyo urebye, turabizi mu Rwanda umuntu arakubwira ngo kurusha umugore aba kurusha urugo. Uyu munsi rero no mu ikoranabuhanga nibasigara, urumva igihugu cyacu hari icyo cyaba kiri gutakaza gikomeye cyane. Nakubwira rero AI, umuntu ashobora kuvuga AI ubundi ni nk'izihe? WhatsApp iyo ivuze umuntu ahita yumva icyo ari cyo, wavuga Facebook umuntu akumva icyo ari cyo, wavuga Instagram, wavuga TikTok, izo zose iyo zivuze barumva icyo ari cyo. Ubundi AI ni iki? Ni he twayisanga? Ni he bayibona? Kugira ngo noneho tuze kujyamo neza. Mu by'ukuri navuga mu ngeri zose z'ubuzima, mu ngeri zose z'ibyo dukora mu kazi kacu, mu mibereho yacu ya buri munsi. Iyo utekereje, AI zivuka buri munsi. Na kera zabagaho, ariko uyu munsi hari yaje ibasha kuba ari nayo navuga ihagarariye izindi zose ubona muraho neza. Twongeye kubasuhuza tubifuriza amahoro n'abahirwe ku Mena TV, nk'uko n'ubundi duhora tubibasabira, kandi ari nacyo duhora twifuza kugira ngo mubashe kugira ubuzima bwiza kandi mufashwe n'ubumenyi. Uyu munsi rero twabateguriye ikiganiro cyiza, nk'uko ubushize twari twaganiriye n'umutumirwa wacu, tuganiriza ku bintu bijyanye n'ikoranabuhanga cyane cyane rya AI. Nagira ngo nongere muhe umwanya yongere yibwire abakunzi ba Imena TV, ubundi dutangire ikiganiro cyacu. Umwanya ni uwanyu. Murakoze cyane kongera kunyakira no kuntumira. Ubu ni ubugira kabiri nje ahangaha kugira ngo tuganire ku bigendanye n'ikoranabuhanga. Nitwa Kabagamba, nizi ikoranabuhanga narikozemo kandi na n'ubu ndacyarikoramo. Igihe kimaze kugera ko nabikomoje, ufashe imyaka yo kwiga ugafata n'iyo gukora n'ibindi byose, imyaka irarenga 15. Urumva rero ni igihe gihagije ku buryo mfite dukeya nasangiza abakunzi bacu. Urakoze cyane. Twita dukeya, imyaka 15 buriya n'uwateye igiti kiba cyarakuze kikaba inganzamarumbo. Iyo rero wagize ubumenyi nk'ubwo ngubwo ukagira amahirwe ugakora mu bintu wize, birafasha cyane. Ufite ubumenyi wasangiza abandi. Ni muri urwo rwego rero nifuzaga ko nk'uko twaganira ubushize twavuze ku bintu bijyanye n'ubwenge bw'ubukorano AI, numva n'uno munsi twakomeza mw'uwo mujyo. Ariko nk'uko abantu basanzwe babizi, umuryango buriya inkingi ya mwamba. Nanone umubyeyi w'umumama niwe muntu ushobora kuba ameze neza, agatoza n'umwana kumera neza, akanabaho neza. Turashaka kuvuga noneho uburyo AI, ko tubona abantu bafite ubwoba bavuga ko izahindura imirimo, izatuma abantu babura akazi. Abantu b'ababyeyi cyangwa cyane cyane abagore ndetse n'urubyiruko, niki kintu twababwira yuko AI yabafasha? Waba ukeneye ibanga ry'ikoranabuhanga ryakugeza ku bukire bwihuse? Urashaka se guteza imbere ubucuruzi bwawe ukoresheje ikoranabuhanga rigezweho? Mix Venture ni umufatanyabikorwa wawe mu guhindura inzozi zawe zikaba impamo. Muri Mix Venture
dukora systeme zifite umwihariko, website na mobile apps byagufasha kuzamura ubucuruzi bwawe, tukagufasha kandi gukoresha neza imbuga nkoranyambaga no guteza imbere isura yawe kuri internet, byose ku biciro byiza. Muri Mix Venture kandi niho wakura abahanga bagufatira amafoto n'amashusho bikeye, ibyapa n'ibishushanyo bigaragaza ibyo ukora, bigakurura abakiriya ndetse na documentaire zikoranye ubuhanga n'ubunyamwuga. Tugane kandi niba ukeneye kwimenyekanisha, gusesengura isoko cyangwa se gukoresha ikoranabuhanga ry'ubwenge bukorano AI bikagira uruhare mu iterambere ry'ubucuruzi bwawe. Ibirenze kuri ibyo ngibyo, dufasha kubaka ubunyamwuga, dutanga amahugurwa afasha ikipe yawe gutsinda. Ngaho rero fata icyemezo, uze dufatanye guteza imbere ubucuruzi bwawe. Ukeneye ibindi bisobanuro wadusanga kuri website yacu, ukaduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri adresse ubona kuri screen yawe. Fasha kugira ngo nabo tujyane nabo muri uwo mujyo wo guhora dushaka ubumenyi no kubukoresha. Urakoze cyane. Natangira n'ubundi tuvuga, iyo tuvuze AI abantu ntabwo babasha gusobanukirwa. AI ni ubwenge bwa bundi bufasha mudasobwa kuba yabasha gufata icyemezo. Ibi bintu byo kugira ngo abantu batekereze byatekerejwe n'umuhanga mu mwaka w'1950 nibwo yicara aravuga ngo ni gute mudasobwa cyangwa imashini ishobora gutekereza. Icyo gihe rero nibwo hatangiye gutekerezwa icyo kintu cy'uburyo imashini ishobora gutekereza. Aho ngaho niho AI, niho twavuga ngo nibwo yavutse. Urumva rero uyu munsi turi mu gihe cy'uko ikoranabuhanga ryose ryerekeje kuri icyo kintu cya artificial intelligence. Nk'uko bikomojeho rero, iyo urebye mu nzego zose, mu bantu bari kuzana izi AI, iyo urebye mu biganiro byose, usanga rimwe na rimwe cyangwa inshuro nyinshi umugore, urubyiruko ntabwo bari kwibonamo cyane, ntabwo uri kubasangamo cyane mu buryo bukwiriye. Kandi iyo urebye, turabizi mu Rwanda umuntu arakubwira ngo kurusha umugore aba kurusha urugo. Uyu munsi rero no mu ikoranabuhanga nibasigara, urumva igihugu cyacu hari icyo cyaba kiri gutakaza gikomeye cyane. Nakubwira rero, yaba ababyeyi, yaba urubyiruko, turabashishikariza yuko baza bakamenya iri koranabuhanga, kuko riragaragara mu ngeri zose zitandukanye, kuko rizabafasha mu mikorere yabo. Bagomba kubyiga, ntabwo bakwiriye gusigara inyuma. Ugize neza tukurusha ukurusha umugore akurusha urugo, ariko n'urubyiruko bavuga ko ari nazo mbaraga z'igihugu. Niyo mpamvu numvaga aba bantu akenshi usanga ari abantu bashobora nanone kurangara byoroshye, gutinya gufata ibyemezo vuba kugira ngo bashe kwiga. Ubundi kuvuga AI, umuntu ashobora kuvuga AI ubundi ni nk'izihe. WhatsApp iyo ivuze umuntu ahita yumva icyo ari cyo. Wavuga Facebook umuntu akumva icyo ari cyo. Wavuga Instagram, wavuga TikTok, izo zose iyo zivuze barumva icyo ari cyo. Ubundi AI ni iki, ni he twayisanga, ni he bayibona, kugira ngo noneho tuze kujyamo neza. Mu by'ukuri navuga mu ngeri zose z'ubuzima, mu ngeri zose z'ibyo dukora mu kazi kacu, mu mibereho yacu ya buri munsi. Iyo utekereje, AI zivuka buri munsi. Na kera zabagaho, ariko uyu munsi hari yaje ibasha kuba ari nayo navuga ihagarariye izindi zose. Ubona niyo umuntu avuze AI umuntu utayumva ChatGPT, ariko siyo yonyine. Muri domene zose izi AI zigenda usanga ziri kuza muri iki kintu cy'inkubiri ya tekinoloji kigendanye n'aba bantu bagiye bazizana. Reka duhere kuri za social media. Uyu munsi ugiye kuri Twitter uhasanga naho hari AI yitwa Grok. Iyo nayo ni AI ikoreshwa kuri
kuri Twitter ni yayo. Ubwo urumva abantu bayizanye uyu munsi dufite Elon Musk niwe ufite Twitter, ubwo afite iyo AI. Iyo ugiye ukajya kuri Google batangiye mbere iriya Google Assistant, nayo iriya ni AI kuko iradufasha. Iyo ugiye kuri Google Map, uraje utwaye imodoka ntabwo uzi ahantu werekeje, ukavuga okay baguhereje Google Map, baguhereje location y'aho hantu, ufunguye Google yawe, uragiye irakuyoboye, wagera ahangaha ikavuga unyura ahangaha. Iyo ngiyo ni AI. Ariko ifite n'indi AI yayo ikora mu buryo bwo kugeneratinga text noneho, kuko niyo iyi ngiyi ya ChatGPT yo ifasha mu kugeneratinga text, amashusho ndavuga amafoto, amavideo n'ibindi nk'ibyo byose. Google rero ifite nayo yindi yitwa Gemini, iyo nayo ni AI. Hari na Microsoft ifite AI, abantu wenda ntabwo iraba popular cyane, ariko hari iyo yitwa Copilot. Kuri Copilot yo nakunze n'izina ryayo. Mu by'ukuri iyo urebye Copilot, wowe ni ukuvuga ngo mwese muzi indege n'ibindi byose iba ifite pilot. Wowe rero uri pilot. Yo iri aho ngaho nka Copilot. Ni umuntu uje kugufasha mu rugendo rwawe rw'ikoranabuhanga mu byo ukora kose. Urumva rero AI wenda duhereye twavuze ChatGPT, twavuze Google Assistant, tuvuga Google Map, muri telefone za Apple harimo Siri, dufite za DeepSeek z'Abashinwa, dufite yo za Copilot navugaga ya Microsoft. Izo rero ni ChatGPT ziranga zishobora kudufasha mu kazi kacu ka buri munsi bitewe n'ibyo ukora. Ndavuze ngo bitewe n'ibyo ukora. Dushobora gufata urugero uyu musore uri kudukamera ahangaha, ashobora kwicara akavuga ngo uyu munsi ndashaka gufata amashusho meza, akavuga ese ni gute kamera nkoresha niyi, ni gute akagenda akabaza ChatGPT ni gute nshobora gufata amashusho meza akwiriye, akayipromptinga, akayibwira aho yafatira, igihe urumuri ruhari uko rumeze. Icyo gihe uko uyiha amakuru menshi meza ni cyane igufasha ku buryo ubasha kugera ku cyo wifuza. Urumva rero AI nk'uko twabivugaga ni nyinshi zitandukanye, izo wenda nizo twaba tuvuze, ariko ni nyinshi zitandukanye. Urakoze cyane. Reka noneho tujye mu kureba neza imyitwarire y'abantu, cyane cyane nk'ababyeyi bashobora kumva ngo AI igiye kuzana ubunebwe kuko igiye koroshya akazi, byatuma gutekereza umwanya munini urimo ubishaka cyangwa ushaka kubona igisubizo ugiye kuza gukoresha amasegonda. Sinshaka ko umwana wawe njya bumunebwe hakiri kare agatinda. Twarimo tuvuga ku rubyiruko ndetse n'abagore kugira ngo nabo mu mpinduka z'akazi kazaba kano gashobora kuba automated, babe biteguye kubasha gukoresha amahirwe yazanywe na AI kuruta kuba bakomplaininga ko batakaje akazi. Ababyeyi nk'abo ngabo cyangwa se abamama nk'abo bagitekereza yuko badashaka ubunebwe ahubwo bashaka gutekereza cyane no gukora, wababwira iki kugira ngo nabo bajye muri uwo mujyi? Yewe uyu munsi ntaho guhungira, reka mbivuge gutyo, ntaho guhungira, kubera yuko AI iri ahangaha kugira ngo ni igikoresho kugira ngo kibashe kudufasha mu kugira ngo habashe gufatwa ibyemezo mu gihe cya vuba, mu gihe cyihuse, kandi ibyemezo bifite aho bishingiye. Nta mpamvu rero kuvuga ngo ahubwo ikintu giharaho kugira ngo uwo mubyeyi agire impungenge zo kuvuga ngo umwana we ngo agiye kuba umunebwe, ahubwo akwiriye kumubwira no kumufasha kugira ngo umwana abashe kumenya uburyo ki yabyaza umusaruro izo AI. Ntabwo ari igihe cyo kuvuga ngo ugende umuhishe ko izo AI zibaho, ahubwo ni igihe cyo kumusobanura ukamubwira uburyo bwiza bwo gukoresha AI n'ubu ngubu. Irinda ahubwo kuvuga ngo umurinde ibyo bikoresho byatuma abasha gukoresha AI. Rwose uwo mwana wawe ntago uri kumwereka
ejo hazaza heza hakwiriye uwo mujyambere. Cyane rwose ntago rwose ababyeyi ahubwo ni ukubashishikariza kugomba kuvuga ngo niba ari iki gikoresho ni iki ngiki. Ndakubwiza ukuri internet iri kuza cyane iza ivuka kugira ngo ikoreshwe cyane mu 1991 na 2 na 3 muri Amerika nibwo bari kuyikoresha cyane. Ababyeyi bamwe babaye resistive, baravuga ibi bintu biri ku expose abana bacu n'ibindi nk'ibyo byose, ariko byarabaye. Ariko finalement uyu munsi internet irayoboye cyane rwose. Umuriro w'amashanyarazi uvumburwa utangiye gukoreshwa mu 1980 aho ngaho, abantu baravuze ngo karabaye, ibi bintu bizanye n'ubunebwe, bitwaye akazi kose, nta kintu, karabaye. Ariko mu by'ukuri uyu munsi uzarebe muri centre cyangwa mu giturage hari iwacu, iyo bahagejeje urumuri, itara ryatse, ureba imirimo ihavuka. Umuntu niba ari uwogosha arabona, niba ari usudira arabona, niba ni icyuma gisya bavuye gusekura bwa bugari mu isekuru n'ibindi, abana batangiye kubona igikoma cy'amasaka n'ibindi nk'ibyo byose. Urumva ahantu hageze umuriro. Iri koranabuhanga rya AI ndarifata nk'icyo gihe havumburwaga umuriro, abawitabiriye mu kuwukoresha, namwe murebe biriya bihugu byabimenye mbere, tuvuga ko ni ibihugu byateye imbere. Mu by'ukuri udafite umuriro biragoye. Umuriro ni gaze, ni ibiki, izo ni energy. Udafite energy ntabwo ushobora gutera imbere. Uyu munsi rero ikintu cyose kiyoboye iyi si n'imyaka iri imbere navuga igiye kuza izaba iyobowe na AI. Mubyeyi rero inzira ikwiriye ni iyi ngiyi. Rubyiruko ntarirarenga, nimuze mumenye, dore inzira ikwiriye ni uko ugomba kumenya uburyo ki iyi AI umenya uburyo ikoreshwa. Kuyiga ntago bigoye. Kuyiga ntago bigoye. Umuntu yashatse kuyiga ni hamwe mu hantu wavuga. Iyo ugiye kuri YouTube urahasanga nibi turi gukora. Niri ni isomo turi gutanga ubwabyo, kubabwira yuko niba hari liste nakoze na izo AI navuze, uyu munsi umuntu uzikeneye yagenda akazireba, akazisura, akamenya uko bimeze. Kandi ntago bigoye. Telefone ya smartphone urayikoresha, ikintu cyose ushaka ukakibona, ibyo bintu ukabibona. Hari ama platform za Coursera, Udemy, izo zose zirahari zagenda. Kandi icyo nshaka kongeraho ni uko hari n'amasomo y'ubuntu, asaba ko birasaba yuko ufite internet gusa, nta kindi. Urubyiruko rero nimuze mugane kuri iki kintu, mwitaka ari inyuma. Mu by'ukuri ndabizi nta kintu kiba kibakura cyane, ariko iyo uri kwiga biragora. Si kimwe na social media, kuko social media uburyo baba barazikoze, hari uburyo ziri mu buryo bwo gukura attention yawe, gukura n'ibindi nk'ibi byose, no kugushimisha mu kanya gatoya, ariko nta kintu bigusigiye mu gihe kirambye. Nta kintu bigusigiye, ariko byibuze muri ka kanya wafashe, jya usimbuka ufate n'iminota 10 yo kwihugura. Erega n'uburyo ki wabyaza umusaruro izo social media zawe. Yego. Tugana ku musozo rero, nagira ngo udufashe. Akenshi abagore, urubyiruko, ntabwo aribo twatunze intoki, n'abagabo birabareba, ariko muri aka kanya ni uburyo bwo kugira ngo dusangire ibitekerezo, tunabashishikarize ko batinyuka, bashoboye. Ubu ngubu ni iki kintu wasorezaho ku muntu ubitinya, nk'urugero rworoshye wamuha rwamufasha kugira ngo atinyuke, avuge ati nanjye ngiye kugerageza, aho kugira ngo ajye yirirwa ari muri za content n'ubundi zitagira ikintu ziri buze kumufasha? Tuba ari nacyo dusorezaho nk'inama wagira umuntu wadukurikiranye rwose. Reka urugero rworoshye. Uyu munsi nta muntu, biragoye kwigisha undi gukoresha WhatsApp. Iyo uvuze WhatsApp
buri wese ni ikintu ni banza ubutaha riri buze kujya no mu magambo yandikwa mu kinyarwanda hari kaza mu kinyarwanda koko ryaramenyerewe riri aho ngaho. WhatsApp umuntu wese azi gukoresha WhatsApp, umuntu azi guhamagara, barahamagara kuri WhatsApp, barasharinga amafoto, baragera gute. Mu by'ukuri nk'uko nayo WhatsApp nta muntu uvuga ngo ajye kwigisha ajye kukugira gute, rwose na AI ni kimwe. Kuyiga ni ukuvuga ngo uragiye ufashe, dufate urugero izwi cyane, reka n'izindi tube tuziretse, umuntu abanze uyu munsi koreshe ChatGPT ku buntu, ifite verisiyo y'ubuntu, kwandikira imitoma ushyira kuri WhatsApp, icyo ari cyo cyose ibintu. Uri umubyeyi, hari ikintu ushaka kumenya, mu by'ukuri ushobora no kubona hari n'uburwayi uri kubona, n'akantu ubona kangije umwana ku mubiri n'ibindi. Ewe ngo ujye kwirukanka ujye kubaza wenda na mugenzi wawe yagusobanurira n'ibindi, ariko iyo ugiye ukavuga umwana wanjye mu kinyarwanda nk'uko ndi kubivuga, yasheshe ibintu bimeze gutya na gutya, ukabyandika gutyo uko nguko, iragenda iguhereza ibisubizo bishoboka n'inama byagufasha uburyo cyashobora aho ngaho. Urumva ChatGPT yo ni ukuvuga ngo ni ukujya muri telefone yawe, wajya muri Play Store wayitersharja ukaba uyifite, ushobora kuyikoresha iri muri browser, ku buryo ugenda ugakora ibintu byose uri mu kazi kakwishe, umuyobozi aguhereje icyo ukora, task ya gukora raporo, gukora ikintu. Ababyeyi bagira inshingano nyinshi cyane. Uzarebe abari aho ngaho bari gutekereza mu rugo bimeze gute, bifite akazi kawe kameze gute, abana bameze gute. Ibyo bintu byose ufite ni byinshi cyane, ariko ubashije kuza ukareba uburyo ki tekinoloji ishobora kugufasha mu kwihutisha akazi kawe, ubashe kubona umwanya wo kujya gukora za nshingano nyinshi ugira. Ahangaha rero ChatGPT yagufasha. Uragiye, niba ari email baguhaye kwandika uri mu kazi, genda ujyeho, uhite ugiye kuri ChatGPT ubibwire, bambwiye kwandika email yo gutumira abantu bazaza mu nama, inama izabigira iki n'iki, nurangiza uhite ubwira nyandikira iyi email kugira ngo nkorera draft y'iyi email. Ako kanya irayiguhereza, wari gutakaza umutwe uri gushakisha amagambo akwiriye n'ibindi nk'ibyo byose urabikoze, uragiye. Wagiye ntasi. Reka icyo ndi gusaba, ubwo nayimvuze ku ruhande rw'ababyeyi, abagore rwose muri rusange, iki kintu mukirebe nk'ikintu cyabafasha mu kazi kanyu ka buri munsi. Uri urubyiruko, uri gutangira kariyeri yawe, wenda wagize umugisha wabonye akazi, ntabwo uramenya uburyo bakora raporo, ntabwo uramenya uburyo bandika amaretere, ntabwo uramenya ibintu byinshi cyane, biracyagoye, nibwo ugitangira, nibwo ukijya mu nshingano. Ariko ku ruhande rwawe hari ka kazi na Microsoft, urakire, hari akazina ka Microsoft kera AI ya Microsoft yitwa Copilot. Iruhande rwawe ufite Copilot, uri pilot wicaye ahangaha, ariko ufite Copilot wawe, ni ChatGPT ni Copilot wawe, DeepSeek. Ariko reka tubabwire ngo genda ujyeho, nturamenya akazi uko wakorwa, nturamenya ibiki. Uri urubyiruko, uri gushaka akazi, ufite ahantu wadepoje, uzakora ikizamini, genda ufate zira job description uko zimeze terke, ugende ujye muri uzipestinge muri ChatGPT, uyibwire mfite ikizamini cy'akazi, dore job description ni izi ngizi, ntegurira ibibazo 50 n'ibisubizo byabyo. Ndakubwiza ukuri, nugenda ukabisubiramo neza ukabyiga ukabimenya n'ibindi nk'ibyo byose, icyo kizamini, kuko umuntu uzategura icyo kizamini si ikivejuru. Icyo ni ikintu tugomba kumvikana, kuko n'umuntu nta handi. Kandi uyu munsi n'abantu bari kubikora bose niho bari kubikura. Niba uri urubyiruko uri kuvuga ngo uri gushakisha akazi, washyizeho imbaraga, please, iyi ni inzira nziza yagufasha. Genda ujye muri ChatGPT wifungure,
rwose umenye uburyo ki ugomba kwitwara. Icyo rero reka nsoze muri conclusion, mvuze byinshi ariko bwari uburyo bwo kubwira abantu bamenye ikintu bagomba gukora. Nsoza rero icyo navuga, nta mahitamo ufite, waba uri urubyiruko, yaba uri umugore, yaba n'undi uwo ari we wese muri rusange, nta buhungiro bundi buhari uretse kugenda ukamenya gukoresha ChatGPT. Izagufasha muri byinshi, n'izindi AI zitandukanye, ariko ubanjirije kuri iyi ngiyi n'izindi. Mu biganiro tuzagenda tugirana, tuzagenda turushaho kugenda tubisobanura, niba ari no kwereka abantu uburyo ki ikora n'ibindi nk'ibi byose. Hariho ibintu byinshi cyane, amagambo biragoye kubona uburyo ki mbisobanura, ariko AI tuyifate tuyumve, kuko bizadufasha nk'abanyarwanda tubimenye hakiri kare, dufite ibintu byose bitwemera kuba twakoresha ibi bintu. Mwakoze cyane. Kadushimire rero Kabagamba uburyo atuganije neza, n'uburyo dushishikariza kwifashisha AI kugira ngo ubuzima bwacu burusheho kuba bwiza kandi tugere ku byo twifuza. Abo batameze neza rero nabo turabifuriza kumera neza, ubuzima niko bumera, no munsi biramanuka ejo bikazamuka, ariko uko byagenda kose jya wegera screen yawe, brainstorming na AI igufashe no guca muri iyo mood n'ibindi, guhe n'inzira wanahintu wakoresha kugira ngo ubivemo. cyane Urakoze cyane rero, nawe utaha ibihe byiza. Sawa, urakoze cyane.